Okay, mwiriwe neza, amahoro y'Imana abane namwe, ndetse ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo buhorane namwe. Manje ko ikaze mwese rero, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu mahanga, abari hirya no hino, manje kohereza ikaze hano kuri channel yacu yitwa Yesu Kristo Araje TV. Umwami Imana abahereza umugisha. Ndizera ko rero ijambo tugiye kwiga muri aya masaha riri buze kurokora abantu benshi, baba abarwaye mu buryo bw'umubiri cyangwa mu buryo bw'umwuka, ndetse abantu bose aho basengera, yaba ari abantu basenga mu madini yose uko ameze kose. Nzi neza ko iri jambo tugiye kuganira muri kano kanya rigiye guhindura byinshi, rigiye guhindura abantu benshi, ndetse icyo nabasaba nuko mwajya mubwira n'abandi bagakurikira uyu murongo wacu, kubera ko muzahugiraho ibintu byinshi, muzahugiraho ijambo ry'Imana rihagije ku buryo rizabafasha kumenya neza Imana no kumenya inzira mwanyuramo ariyo nzira y'ukuri. Reka tubanze dusenge, hanyuma turebere hamwe impamvu abantu bose bo mu isi bafite imitima ibiri ariko ntibagira Mwuka Wera. Hari ukuntu uganira n'umuntu akubwira ati njyewe ndihagije, afite umutimanama, akumva ko kugira umutimanama bihagije. Ntabwo bihagije. Kugira umutimanama ntibihagije, kuko umuntu agira icyo twita imitima ibiri, nk'uko abantu bivuga ngo mfite imitima ibiri. Hari umbwira ati ukora iki, n'undi umbwira ati ukora iki, ariko ibyo ngibyo ntabwo bigamije gukiza umuntu, ahubwo bigamije kumurimbura. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ngo ese imitima ibiri itandukaniye na Mwuka Wera, kuko muri iki gihe abantu bibwira yuko bafite Mwuka Wera nyamara ntawe bafite, ahubwo amarangamutima yabo bizera ko ari Mwuka Wera. Bizera yuko uriya mutima wa kabiri ukubwira ngo ukora icyiza ari we Mwuka Wera. Bizera ko nubwo batasenga umutimanama wabo uhagije. Aya ni amakosa akomeye cyane abantu bakora, ndetse Satani abifitemo inyungu nyinshi cyane, kubera ko bituma abantu badashyikira ubwiza bw'Imana. Iyi mitima ibiri dufite ntabwo ari iyo kumvira Imana, nta nubwo yabasha kumvira Imana, ahubwo ni ukuvuga ngo umuntu ufite imitima ibiri ntabwo ashobora kumvira Imana habe na gato. Birasaba ngo umutima umwe utsinde uwundi, munasagana umutima umwe. Ndaje mbisobanurire neza murebe. Ushaka no kuba usenga ugifite imitima ibiri, nta kintu waba urimo gukora. Birasaba ngo utsinde umutima umwe usigarane uwundi, kandi uwo nawe hari uguhereza. Reka tubanze twiragize Imana. Data twese uri mu ijuru, uri Imana idukunda, izina ryawe ntihabwe icyubahiro. Tugushimiye kubana natwe, ukagendana natwe, ugakora muri twebwe. Tugushimiye yuko watumenyesheje iby'ijambo ryawe, uhabwe icyubahiro. Mw'Imana, muri amasaha rero turakwinze kugira ngo ijambo ryawe ridusobanurire imitekerereze yacu, ice bugufi imbere yawe, maze ubwiza bwawe buragirane mu mitekerereze yacu no mu mibiri yacu, tubashe kumva ijambo ryawe kubw'Umwuka wawe wera mutagatifu. Ngwino rero ubaye natwe, abakurikiye kino kiganiro bose bagiriye neza, ariko ndakwinze kugira ngo kizagere ku bantu bose usanga ufitiye impuhwe, ubagiriye neza kandi uhindure ubuzima bwabo. Ni mu izina ry'Umwami n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Ikintu tugiye kuganiraho muri uyu mwanya gifite ijambo tugiye kuganiraho rifite umutwe ugira uti: abantu bose bo mu isi bafite umutimanama, bafite imitima ibiri, ariko bose ntibagira Mwuka Wera. Ese wowe uhagaze muri ruhande, uhagaze hehe? Nawe waba uri muri bantu bavuga ngo mfite imitima ibiri, hari umbwira iki, undi umbwira iki? Birahagije? Ese kuba ufite umutimanama birahagije byonyine? Ushobora gusanga ufite nawe uciye muri ba bantu bakiyoborwa n'imitima ibiri, batagira Mwuka Wera. Iyo umuntu ayoborwa n'iyo mitima ibiri rero, biragora cyane ko yakumvira Imana cyangwa se agakora ibyo Imana ishaka. Birasaba ngo umanze umenye ngo ese ubundi Imana imaze kurema umuntu yamuhaye uwuhe mutima? Kubera ko nyuma y'icyaha imimerere y'umuntu, ubusabane bw'umuntu n'Imana bwarahindutse. Uko umuntu yumviraga Imana byaje guhinduka, uko umuntu atekerezaga byaje guhinduka. Niyo mpamvu rero uyu munsi kuba tubona abantu bafite imitima ibiri bakabigendamo, bituma badasenga, bituma batumvira Imana, bituma bumva bihagije ko bishoboye, ko bafite umutima bagira inama, nyamara uwo nguwo si Mwuka Wera.
Abantu benshi bo muri iyi si impamvu badasenga, impamvu bakora ibibi, impamvu usanga birara mu bintu byose, bizerera mu mitima ibiri, nyamara ugasanga ijambo ry'Imana ntiribarimo. Niyo muganiye ku ijambo ry'Imana barakubwira ngo njye mfite umutima ungira inama. Birumvikana yuko kuri bo icyo bashishikajwe nacyo ntabwo ari ukumvira ijambo ry'Imana, ahubwo bashishikajwe no kumvira iki? Ya mitima ibiri bafite muri bo. Ati njyewe ndihagije. No ku ijambo ry'Imana usanga badashaka kuryumva, ahubwo bashaka kumvira imitimanama yabo, bakumva ko ibyo bakoze cyangwa se ibyo bumvira bigena amarangamutima yabo ari byo by'ukuri. Ariko se ibi ngibi byagenze bite? Nk'ubu ngubu iyo turebye mu gitabo cy'Itangiriro ibice 2:17 tubona Imana ihereza Adamu na Eva ububasha bwo kurya ku giti icyo ari cyo cyose kiri mu busitani, ariko igiti kiri hagati gitanga ubumenyi bw'icyiza n'ikibi ntabwo bemerewe kukirya. Imana irema Adamu na Eva yabaremanye kamere nziza, yabaremanye umutima umwe, bari bazi icyiza gusa ntabwo bari bazi ikibi. Ni ukuvuga ngo mu mitekerereze yabo bari bazi icyiza gusa, bafite umutima umwe. Mu mitekerereze yabo bari bazi icyiza gusa, ntabwo bari bazi ikibi. Ndetse Imana kuri yo yifuzaga ko abantu bakora icyiza gusa ntibamenye ikibi, kugira ngo batazagira imigambi y'ibibi cyangwa se bagakora ibintu bibi. Imana rero icyo yari yishyize imbere ni uko abantu bagira umutima umwe, umutima uyumvira, wumvira amategeko yayo, bakagendana nayo, bagakorana nayo, bakabana nayo. Ariko aho byaje kugenda nabi nuko Satani wari wambaye ya kamere ifite imitima ibiri, uwo nguwo niwe wabanje gukora icyaha mu ijuru cyo gushaka kwegeranya n'Imana. Niwo mutego yataye mu bantu, ababwira yuko, arabaza ati ariko koko Imana yarababwiye ngo umunsi mwarekwa kino giti no gupfa muzapfa? Itangiriro ibice 3 kuva ku murongo wa 1. Satani imbaraga ze ziva mu gushidikanya, ariyo mpamvu iyo umuntu afite imitima ibiri igihe cyose ahora akontororwa n'amarangamutima no gushidikanya. Nicyo kintu cyatumye, ni nayo mpamvu iyo umuntu arimo gusenga agashidikanya yisanga yavuye iki? Mu isengesho rye. Satani nawe rero ikintu yafatishije abantu ni ugushidikanya ku byo Imana yagize gute? Yababwiye. Iyo ushidikanyije ku cyo Imana yakubwiye birangira ugize ya mitima ibiri, ukagenda ku marangamutima y'umutimanama wawe, ukagwa mu cyaha cyangwa se ukava mu imbaraga z'isengesho. Nawe rero yakoresheje iryo jambo rivuga ngo ese koko Imana yarababwiye ngo ntimuzajye ku giti gitanga ubumenyi bw'icyiza n'ikibi? Ubundi iki giti cyari hagati mu busitani gitanga ubumenyi bw'icyiza n'ikibi cyari igishushanyo cy'uburenganzira bwo kwihitiramo. Abantu benshi bajya bibaza bati se iki giti kuki Imana yagishyize muri Edeni mu busitani? Ntabwo ari urwango, ahubwo cyari igishushanyo kiri hariya kigaragaza uburenganzira ko umuntu afite uburenganzira bwo guhitamo icyo ashaka. Ntabwo Imana yifuje ko babaho nk'amarobo cyangwa se babaho mu buryo budafite uburenganzira. Oya, bagombaga kubaho mu mahitamo yabo, ariko bakabaho bubaha iki? Imana. Bakamenya ko hari ibintu biri aho ngaho batagomba kumenya bibi Imana yababujije, ariko bagatekereza ibintu byiza gusa. Iki giti rero ni igishushanyo cy'uburenganzira bwo kwihitiramo. Bahisemo kwigenga ubwo bumviraga Satani. Ni ukuvuga ngo rero guhitamo kurya kiriya giti bahisemo kwigenga. Mu gihe bagengwaga n'Imana bakagira amahitamo meza, bo bifatiye umwanzuro. Iyo rero uri mu mahitamo ukifatira umwanzuro, akenshi na kenshi aba ari ibibazo. Bisaba ngo usabe umwuka w'Imana guhishurire icyo ukwiye guhitamo. Aba bo rero bahisemo, birangira bagize gute? Bahemutse ku Mana, bigomeka ku Mana, kuko bashatse kumenya no kwifatira iki? Umwanzuro. Aba ni abantu Imana yaremye, ariko bashaka kwigenga, bashaka no kwifatira imyanzuro y'ubuzima bwabo. Mu gihe babasha kuba babwira Imana ati Imana duhuye n'iki kigeragezo, ese tubigenze dute? Ariko bifatiye umwanzuro, bashaka kwihitiramo, bashatse kumenya no kwihitiramo no kwifatira ibyabo byemezo. Icyiza n'ikibi rero byabambuye ubushobozi bwo kugendera mu kuri. Wumva ingaruka za mbere. Ni ukuvuga ngo icyiza n'ikibi, kiriya giti bariye cy'icyiza n'ikibi cyabambuye ubushobozi bwo kugendera mu by'Imana, bwo kugendera mu kuri.
nabwiye ngo abantu bose bafite imitima ibiri ariko ntibagira mwuka wera. Icyo abantu bita imitima ibiri rero ntabwo kibaho, ahubwo ni imbuto za cya giti abantu bariye gitanga ubumenyi bw'icyiza n'ikibi, byaragiye bijya mu mitekerereze ya muntu, birangira umuntu amenya ibintu bibiri, icyiza n'ikibi, hazamo no gushidikanya, gutinya, kugira ubwoba no kwifatira umwanzuro. Ariyo mpamvu uyu munsi ubona abantu twese turavuka tukagira gushidikanya, tukagira kugira ubwoba, nk'uko byanagenze bamaze gukora icyaha mu busitani, bisanze bambaye ubusa, bagira ubwoba, batangira kwirwanirira, bagira no gushidikanya ye. Iyo umuntu afite imitima ibiri agira ubwoba, agira gushidikanya. Iyo umuntu afite umutima umwe yakwiye ku Mana, Imana yamuhaye, turaza kubireba, ntabwo kigira gushidikanya cyangwa ngo agire ubwoba bw'icyamubaho icyo ari cyo cyose, ahora agendera mu kuri. Ariko umuntu ufite imitima ibiri utagira ukuri ahora ashidikanya kandi ahora afite ubwoba, ahora yitinya kandi ahora agendera ku marangamutima ye. Ntabwo Imana ishaka yuko rero twumva yuko kugira imbuto z'icyiza n'ikibi mu mitima yacu bihagije, kugira umutimanama bihagije. Dukeneye Yesu Kristo kugira ngo aze akuremo ibyo ngibyo byose, yimikemo umutima mushya ubasha kumvira Imana. Kuko abantu bafite umutimanama, bafite imbuto z'icyiza n'ikibi, ariyo ya mitima ibiri abantu bavuga ibatuyemo, ntabwo bashobora kwemera Imana. Niyo mpamvu Imana yateguye gucungura abantu, kuko nubwo bari bafite umutimanama ntabwo byari bihagije. Imana yari ikeneye kubariza umucunguzi, akabacungura, akabambura, akabakuramo za mbuto z'icyiza n'ikibi bafite muri bo, akimika icyiza, akabashyiramo umutima mushya ari we Yesu Kristo, akabashyiramo umutima mushya wumvira Imana. Abo bantu rero, abo bantu bumva Yesu Kristo umwami n'umukiza, biri muri Yohana igice cya mbere, ngo yabahaye ubushobozi bwo kwita abana b'Imana. Abana b'isi rero ni abana bagendera muri ya marangamutima y'icyiza n'ikibi, muri ya mitima ibiri bita ko bafite mu mitima yabo. Iri ni ijambo ry'Imana riri muri Yohana ibice 14 kuva ku murongo waho wa 15, haravuga ngo, nimunkunda muzubaha amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, azabaho undi muvugizi, azaza kubana namwe iteka, uwo ni Roho w'ukuri isi idashobora kwakira, kuko itamubona kandi ntimumenya. Mwebwe ariko muramuzi, kuko abana namwe kandi akababamo. Ni ukuvuga ngo iyi si ifite abantu babiri, hari abantu b'isi, hari n'abantu b'Imana. Abantu b'isi ni abantu bayoborwa na za mbuto z'icyiza n'ikibi izabatuyemo. Ubundi imbuto z'umuntu zigaragara mu bikorwa, ariyo mpamvu ubona abantu hafi ya bose bafite za mbuto z'icyiza n'ikibi, birangira bakoze ibikorwa bibi. Imbuto z'umuntu rero zigaragara mu bikorwa. Ariyo mpamvu rero dukeneye ko Yesu Kristo adutabara, akaducungura, akadukiza icyo kintu cy'icyiza n'ikibi, kuko kibamo gushidikanya, kibamo gukunda iby'isi, gukunda amafaranga, gukunda irari, kwirimbisha n'ibindi bintu byose, ariko by'umwihariko kutemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, guhakana Imana no gukora ibiteye isoni. Ngo mwebweho ngo nimunkunda muzubahiriza amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, azabaho undi muvugizi, ni Mwuka Wera, ni Mwuka w'ukuri. Ngo ab'isi ntibamubona, ntibanamumenya, ariko mwebwe muramuzi. Yesu yabwiraga intumwa ze gusa, ni abigishwa be bafite Mwuka Wera. Ntabwo abantu ba hano mu isi bose bafite Mwuka Wera. Umuntu ufite Mwuka Wera ni umwigishwa wa Yesu, uwamwemeye nk'umwami n'umukiza. Ntabwo abantu bari mu isi bose rero bafite Mwuka Wera. Icyakora bafite imbuto za cya kintu, za cya giti cyabahaye ubumenyi bw'icyiza n'ikibi, ariko ntibagira Mwuka Wera. Abantu rero ntibakishuke ngo bafite Mwuka Wera, ahubwo bagendera muri za mbuto z'icyiza n'ikibi basaruye kuri cya giti cyo mu busitani, ariko ntibagira Mwuka Wera. Umutimanama wabo bawitiranya na Mwuka Wera, ariko ntaho bahuriye. Mwuka Wera akeneye kuza agatsemba ibyo ngibyo byose akabikuramo, akimika umutima umwe uzumvira Imana. Ari nayo mpamvu niba uri umuntu utumva ijambo ry'Imana, utemera Yesu Kristo, utagenda ku ijambo rye,
uri wa muntu avuga ngo njyewe mfite imitima ngira inama, ndakubwira yuko icyo gihe ufite ikibazo gikomeye cyane. Ukeneye gutsinda iyo mitekerereze ikurimo, ukayakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, agatsinda ya mitima yose akayivanamo, akimika icyiza, cyangwa se akirukana cya kindi kibi, agasigamo umutima mwiza wumvira Imana. Ibyo ngibyo rero nibyo umuntu agize gute, nibyo umuntu akeneye. Ibindi byose rero abantu bavuga ngo Mwuka Wera, imitima ibiri, ibyo ngibyo rwose nta shingiro bifite. Reka dusome muri Ezekiyeli, ibice 36 ku murongo waho wa 26 kugera kuri 27. Ezekiyeli 3:6, 26 kugeza 27. Nzabaha umutima mushya kirimo umwuka mushya. Nzabaha umutima mushya, nzashyiramo umwuka wanjye muri mwe, kugira ngo mugendere mu mategeko yanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ngo nzaba umutima mushya, nzaba n'umwuka wanjye. Bivuga ngo dukeneye umwuka mushya. Imana ikeneye kwirukana ibi turimo, umwuka turimo, umutima turimo, ikaduha umutima mushya uzabasha kumvira amategeko y'Imana. Yesu Kristo yatubwiye muri Yohana 14:15 ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data azabaha umuvugizi n'umwuka w'ukuri. Iyo umuntu agendeye mu mategeko y'Imana rero, Imana imuha umwuka wera, uwo mwuka w'ukuri akagendana nawe, kuko uwo muntu aba yaratsinze ikamere irimo bya bintu bibiri twita imitima ibiri. Uwo muntu akeneye rero kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ntabwo twihagije kumva ko dufite umutima nama tuzikiza n'ikibi. Ibyo ntibihagije, nibyo kuturimbura. Dukeneye Imana muri twebwe. Abantu bo muri iyi si benshi rero birengagije gusenga, birengagiza kumenya Imana. Yesu baramupfobya, ntibashaka no kumwemera. Yesu abwiye n'umwe ze ngo ab'isi ntibankunze, namwe nta gisi izagira gute izabakunda. Iyo umuntu ari uw'isi aba mu by'isi akagendera mu by'isi. Iyo umuntu ari uw'Imana agenda mu by'Imana akumvira amategeko yayo. Inshuti bavandimwe rero, kuva uyu munsi ntimuzongere kwitiranya imitima ibiri n'umwuka wera, biratandukanye. Mu kiganiro cy'ubutaha cyo nzakora ubutaha, nzababwira neza mwuka wera ninde, ese mwuka wera agaragara gute. Mwuka wera ubundi ni imbaraga Imana ikoresha igihe runaka, igihe ifite ikintu igiye gukora, kandi aza mu buryo butandukanye bufite ishusho itandukanye. Ashaka kuza mu ishusho y'inuma, murabizi ko inuma igaragaza amahoro, urukundo. Ashaka kuza mu ishusho y'umuyaga, cyangwa se mu ishusho y'umuriro. Umuriro uratwika, umuriro ugaragaza guhinduka. Umwuka wera ni imbaraga z'Imana. Mwuka wera niwe watumye Mariya asaminda kubwara umutagatifu, cyangwa se kubw'umwuka wera. Asaminda abyara Yesu Kristo. So ni imbaraga z'Imana, ni imbaraga, ni ubushobozi, ni imbaraga cyangwa se ubushobozi bw'Imana ikoresha, cyangwa se ituma ahantu igakoresha izo mbaraga mu gihe runaka ifite ikintu igiye kugira gute igiye gukora. Izo mbaraga ari Imana ikoresha, mumenye ko umwuka wera ubwe ni Imana iri mu Butatu Butagatifu. None ko abantu bavuga ngo bafite mwuka wera bose, abantu bose bafite Imana? Mwuka wera ni imwe mu Mana, ni imwe mu Butatu Butagatifu, cyangwa se ni umwe mu Butatu Butagatifu. Imana Data, Imana Mwana n'Imwana, Mwuka wera n'Imana, Mwuka wera nk'uko Yesu abisobanura muri Matayo 28 kuva ku murongo 17. Nimugende muhindure amahanga yose abigishwa banjye, mubabatize mu izina ry'Imana Data na Mwana na Mwuka wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Mwuka wera rero ni imwe mu Mana mu bagize Butatu Butagatifu. None abantu bose bavuga ngo bafite Mwuka wera, mumbare mu mbwiza ukuri. Abantu bose bafite Mwuka wera, ibyara akaba ari byinshi mu isi, ahubwo bakeneye kumugira, kuko ab'isi ntibamuzi, ntibanamukunda, ntibanamufite. Ntihakagire uvuga ngo rero ngo mfite Mwuka wera, igihe cyose Mwuka wera utamuzi, utemera Imana, utemera amategeko y'Imana, utanyura mu gushaka kw'Imana, igihe cyose gifite za mbuto z'ikiza n'ikibi zigutuyemo. Imbuto z'ikiza n'ikibi zituma umuntu agendera ku irari rye no ku byo ashaka kugeraho, akumva nyine ibyo atekereza byiza birahagije. No, ntago ibyo dutekereza ko ari byiza bihagije. Dukeneye Imana muri twebwe.
Mwuka wera naduturamo rero Imana izaba igize gute? Izaba idutuyemo. Iyo Mwuka wera atuye mu bantu, Imana ibimutuyemo. Abantu rero bari mu isi ntibakavuga ngo bafite Mwuka wera ko Imana ntibatuyemo. Yaba mufite, Imana ibatuyemo. Reka dusenye. Turagushimiye mubyeyi mwiza kuri Imana idukunda. Tugushimiye yuko wemeye ko duhishurirwa ibibi by'icyaha twakoze, icyaha cyo gusuzugura itegeko ryawe Mwami Imana. Byadushize mu kaga tukamenya icyiza n'ikibi, ariko bikadushyira kure yawe. None Mwami Imana, ndasabye kugira ngo abantu bose bazumva kino kiganiro uzabaho ubwenge bwawe, ubahishuriye neza yawe n'umugambi bafiteyo, kugira ngo uzabashyiremo umutima mwiza, umutima umwe, umwuka n'umutima wo kumvira amategeko yawe. Uhindure imitekerereze yabo, uhindure ubuzima bwabo, ubagirire neza. Ubahe Mwuka wera uzabana nabo, akabagira inama, akanyomoza icyaha, kandi akabibutsa ibyo bavuganye nabo byose. Ngwino ukomeze kubana nabo, bagire neza. Byose mbisabye nizeye mu izina ry'Umwami n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Imana rero ibahereze umugisha, ibagiriye neza. Tuzakomeza kugenda twigana ijambo ry'Imana, kandi ndabizi rizabafasha pe, rizabafasha mu zunguka byinshi. Arega Pawulo yaravuze mu bice 7 ku murongo wa 19 ngo icyo nshaka si cyo nkora, njya gukora icyiza kibi kikanyitambika imbere. Nuko nyine umutima, ya mitima ibiri muvuga dufite, ujya gukora ikintu cyiza hakaza gushidikanya. So dukeneye Mwuka wera rero ngo azabane natwe, azabe muri twebwe, adutsindishirize bya bintu byo kuvuga ngo adutsindishirize ya mitima ibiri, ayikuremo yimike icyiza. Imana ibahe umugisha. Mukore subscribe, dukomeze kubana. Murakoze cyane. Okay, mwiriwe neza. Amahoro y'Imana abane namwe, ndetse ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo buhorane namwe. Manje ko ikaze mwese rero, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu mahanga, abari hirya no hino, manje kohereza ikaze hano kuri channel yacu yitwa Yesu Kristo Araje TV. Umwami Imana abahereza umugisha. Ndizera ko rero ijambo tugiye kwiga muri aya masaha riri buze kurokora abantu benshi, baba abarwaye mu buryo bw'umubiri cyangwa mu buryo bw'umwuka, ndetse abantu bose aho basengera, yaba ari abantu basenga mu madini yose uko ameze kose. Nzi neza ko iri jambo tugiye kuganira muri kano kanya rigiye guhindura byinshi, rigiye guhindura abantu benshi. Ndetse icyo nabasaba nuko mwajya mubwira n'abandi bagakurikira uyu murongo wacu, kubera ko muzahugiraho ibintu byinshi, muzahugira ijambo ry'Imana rihagije ku buryo rizabafasha kumenya neza Imana no kumenya inzira mwanyuramo ariyo nzira y'ukuri. Reka tubanze dusenge, hanyuma turebere hamwe impamvu abantu bose bo mu isi bafite imitima ibiri ariko ntibagira Mwuka wera. Hari ukuntu uganira n'umuntu akubwira ati njyewe ndihagije, afite umutimanama, akumva ko kugira umutimanama bihagije. Ntabwo bihagije. Kugira umutimanama ntibihagije, kuko umuntu agira icyo twita imitima ibiri, nk'uko abantu bivuga ngo mfite imitima ibiri. Hari umbwira ati ukora iki, n'undi umbwira ati ukora iki. Ariko ibyo ngibyo ntabwo bigamije gukiza umuntu, ahubwo bigamije kumurimbura. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ngo ese imitima ibiri itandukaniye na Mwuka wera. Kuko muri iki gihe abantu bibwira yuko bafite Mwuka wera, nyamara ntawe bafite, ahubwo amarangamutima yabo bizira ko ari Mwuka wera. Bizira yuko uriya mutima wa kabiri ukubwira ngo ukora icyiza ari we Mwuka wera. Bizira ko nubwo batasenga umutimanama wabo uhagije. Aya ni amakosa akomeye cyane abantu bakora, ndetse Satani abifitemo inyungu nyinshi cyane, kubera ko bituma abantu badashyikira ubwiza bw'Imana.